hagati mu ijoro cya gihe isi yose ibituje, hari amajwi ajya yumvikana, amajwi ateye ubwoba, amajwi adasanzwe aturutse mu irimbi. Nkubwiye bivugwa na bamwe baba baturiye amarimbi. Si mu gihugu kimwe byabayemo, si n'igihe kimwe byabereye, ahubwo ibi ngo biba kenshi. Ariko ibyo byabaye iyo bumvisha ayo majwi abasigira ubwoba mu mitima yabo. Murakaza neza kuri YouTube channel niyo Daniel Official. Ibi munyemere tubikoremo inkuru. Ibaze nawe kumva amajwi ateye ubwoba, amajwi adasanzwe hagati mu ijoro aturutse mu irimbi. Bamwe mu babyumvishe yabateye ubwoba, bituma bibaza ibibazo byinshi ku buzima ndetse n'urupfu. Inkuru y'amajwi yumvikana nijoro ivugwa mu bice byinshi by'isi. Ese byaba ari science cyangwa ni imyemerere, cyangwa se hari ikindi kintu cyaba kirenze ubwenge bwa muntu? Ndi niyo Daniel, nkuhaye ikaze muri iki kiganiro. Mu kanya kawe gato ubundi twiganire iby'ingenzi. Reka dutangire noneho tuvuge ku byerekeranye n'aya majwi yumvikana nijoro mu marimbi. Abenshi mu bumvisha ayo majwi bahurira ku kintu kimwe. Ni amajwi yumvikana hagati mu ijoro nko guhera mu saa sita za nijoro. Ni igihe abantu benshi baba baryamye, amatara yajimijwe, urusaku rw'isi rwose rwacogoye. Icyakora nta tariki zigenda zigarukwaho zivuga ko ibyo ngibyo ari cyo gihe byabereye koko nyirizina. Abaturage baturiye amarimbi benshi bagenda bavuga ko bumvaga amajwi adasanzwe asa nk'ay'umuntu usaba ubufasha, amajwi avugira hasi, ariko nanone amajwi asa nk'arangururamo gake. Bamwe bavuze ko ari amajwi arimo kurira, abandi bavuga ko ari amajwi arimo amagambo asa nk'adasobanutse neza. Ibi ndi kuvuga ni bimwe mu byagiye biva mu buhamya bwagiye butangwa na bamwe mu bumvisha ayo majwi. Nko mu gihugu cy'Ubuhinde, abatanze ubuhamya ko bumvisha aya majwi baravugaga bati, tukimara kumva aya majwi twatangiye kuyumva umwe kuri umwe, twumva n'ijwi ry'umuntu utabaza arira asaba ubufasha. Ijwi ryari rituje rivugira hasi, ariko risa nk'irirangurura. Ni ijwi ryari rivangavanzemo ibintu byinshi, harimo kurira, gutaka, ndetse n'amagambo asa nk'adasobanutse. Tukimara kumva ayo majwi twese twarasohotse mu mazu yacu, duhurira ahantu hamwe. Bamwe bafata amatara baracana n'amatelefone yabo. Icyakora nta n'umwe wari ufite ubutwari bwo kwegera irimbi neza ngo arebe ikintu kiri kuvuga iryo jwi. Ubwoba bwari bwinshi muri twe. Bamwe barahunze, abandi barasenga. Ariko dore icyakomeje gutangaza abo bantu ngo ni uko amajwi yakomeje kuvuga iminota itari mike. Yarakomeje aravuga iminota iba myinshi, ariko nabo ubwoba bwakomeje kubatahamo ari bwinshi. Aya majwi yumvikana nijoro aturutse mu irimbi navugwa mu gihugu kimwe, nta nubwo yumvikana mu gihugu kimwe, ariko abantu bagenda bayaha ubusobanuro bugiye butandukanye. Nko mu Buhinde aya majwi icyo bayavugaho, bavuga ko ari roho z'abantu baba bashyinguwe ariko batakorewe imigenzo yose isabwa neza nk'uko bikwiye. Mu mico imwe n'imwe yo muri Afurika y'Iburengerazuba, nko muri Nigeria, amajwi nk'aya ajyanishwa n'imyuka itarabonye amahoro, cyane cyane nk'iyo hari akarengane kakorewe uwo muntu mbere y'uko apfa.
bivugwa yuko roho ye ari izamuka ubundi igatanga ayo majwi asa nk'adasanzwe ateye ubwoba mu irimbi hagati mu ijoro. Muri Philippines amajwi nk'aya asa nk'ateye ubwoba adasanzwe aturuka mu irimbi, abantu benshi babyita roho zapfuye ziba zazamutse ubundi zikavuga. Muri Mexique, igihugu kizwiho umuco wa Day of the Dead, umunsi wo gupfa, uwo muco barawugira. Amajwi nk'aya adasanzwe ateye ubwoba aturuka mu irimbi bayajyanisha n'umuco wabo. Bamwe bakizera yuko iyo umuntu yapfuye roho ye hari igihe izamuka ikaba yavugana n'abazima basigaye ku isi. Ibyo ni ibisobanuro byose bigenda bitangwa bituruka mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko siyanse yo nayo ikaza ivuga ibyayo. Iyo bamwe na bamwe muri siyanse baravuga bati hari umwuka winjira mu mwobo mu mva. Uwo mwuka iyo winjiyemo ushobora gutanga ijwi. Nanone impinduka z'ubushyuhe hagati y'umunsi n'ijoro zishobora gutanga amajwi ateye gutyo asa nk'adasanzwe. Hari n'abandi bavuga ko amatungo mato, ndavuga utunyamaswa nyine ubwo, ashobora kwinjira mu mwobo w'imva hakumvikana amajwi adasanzwe. Ariko si byo siyansi ivuga, yaba yirengagije ko hari igihe bajya bumva n'amajwi asa nk'ay'abantu barira hagati mu ijoro? Birumvikana nubwo ubusobanuro bwa siyansi buhari, biragaragara ko hari ibibazo byinshi bitarasubizwa. Imyemerere naho bafite ibyo batubwira. Nko mu myemerere imwe n'imwe bavuga ko ayo majwi ari aya roho zitabashije kubona amahoro iyo zapfuye mu buryo butunguranye, wenda nk'iyo zapfuye zifite ibanga cyangwa zarakorewe akarengane. Hari abemera ko ayo majwi atangwa n'izo roho mu buryo bwo gusaba ubufasha cyangwa se kwibutsa abazima ikintu runaka. Urumva ko ibisobanuro bitangwa ni byinshi rwose. Ubu nawe aha tuvuganira ufite igisobanuro cyawe, ufite icyo wasobanura kuri iyo ngingo bitandukanye n'ibyo tumaze kumva byose. Ibi bitubwira ko hari ibintu byinshi tutarabasha gusobanukirwa neza ku rupfu ndetse n'ibiba nyuma y'urupfu, ndetse yewe bikatubwira ko n'ibidutera ubwoba ibyinshi ari ibyo tuzi kurusha ibyo twabonye. Njyewe ndi niyo Daniel waguteguriye kino kiganiro ndetse nkanakikugezaho. Ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Niba ufite igitekerezo cyandike muri comments. Niba iki kiganiro cyakuryoheye wagikunze cyangwa wifuza ibindi birushijeho nk'ibi, kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Wibuke gukora like, ukore share no ku nshuti zawe. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Komeza mugire umunsi mwiza.